Reka tubasuhuze cyane inshuti mudaheba kudukurikira mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 20 bizakwereka ko uri umunyamahirwe mu buzima. Muri ubu buzima bwa buri munsi burya tugira ibyago ndetse tukagira n'amahirwe. Ariko hari ibintu 20 bishobora kukwereka yuko uri umunyamahirwe koko muri ubu buzima bwa buri munsi. Rero niwumva bino bintu ufitemo kimwe cyangwa bibiri rwose umenye ko uri umunyamahirwe. Kandi niwumva ufite byose umenye rwose ko uri umunyamahirwe kurushaho. Ngwino tubane rero kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, ni nanjye ugutegurira iki kiganiro nkanakikugezaho. Iyi ni cano Amahumbezi, cano ikugezaho ibiganiro byagufasha muri ubu buzima bigatuma wumva utekanye. Ikintu cya mbere kizakwereka ko uri umunyamahirwe ni uko uzaba ufite ubuzima bwiza. Kuba ufite ubuzima bwiza cyangwa se imbaraga zo guhaguruka buri munsi, iki ngiki ni ikigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe. Kuba udafite uburwayi bwakubuza kuba wagira ikintu ukora rwose uzaba uri umunyamahirwe. Ayo niyo mahirwe ya mbere agaragaza rwose yuko uzagira aho ugera muri ubu buzima. Ikintu cya kabiri ni ukuba ufite aho uba, ndetse n'ubwo haba wenda hatari heza cyane ngo wenda habe hagutunganiye. Ushobora kuba utuye mu cyaro cyangwa se utuye mu mujyi, ushobora kuba mufite amafaranga cyangwa se mutayafite, ariko kuba ufite aho uba, ni ukuvuga ngo kuba ufite aho utuye, ushobora kuba ufite inzu yawe, ushobora kuba ufite rwose aho ubarizwa. Ibi ngibi ni ikigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe muri ubu buzima bwa buri munsi, ndetse uba ukwiye kubyishimira cyane kuko hari amamiliyoni menshi adafite aho aba ndetse adafite n'icyizere cy'ejo hazaza. Muri make rero kugira gakondo ukagera ahantu uba ni ibintu by'ingenzi cyane, ndetse n'ibigaragaza ko ufite amahirwe muri ubu buzima. Icya gatatu nawe kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite amafunguro nk'ibyo kurya byibuze 2 ku munsi. Niba ubasha kurya 2 ku munsi uri umunyamahirwe rwose. Ibi ngibi uzabyishimire kuko hariho abantu benshi bakunda kubwirirwa bakanaburara, ariko wewe kuba ubasha kurya 2 ku munsi uri umunyamahirwe pe. Uzajye wicara uvuga uti Mana warakoze kuba warangize umunyamahirwe muri ibi bintu, kuko kubona amafunguro ubwabyo ni ikintu abantu benshi badapfa kwigondera. Ikintu cya kane rero kigaragaza ko ufite amahirwe ni ukuba ufite umuryango cyangwa se inshuti zikwitaho. Rwose hariho abantu benshi amagana n'amagana bafite imiryango, ariko iyo miryango ikaba itabareba n'irihumye. Ariko wowe kuba ufite umuryango ugukunda, ukaba ufite n'inshuti zikwitaho, uri umunyamahirwe ku rwego rwo hejuru. Hariho abantu babaho ntibagire umuryango kandi ntibagire n'inshuti bitewe n'uko wenda ubuzima bwabo buba buhagaze, ariko wowe kuba ubafite rwose uri umunyamahirwe, ukwiye kubyishimira. Ikintu cya gatanu kigaragaza ko uri umunyamahirwe mu buzima ni uko uba ufite amahirwe yo kwiga cyangwa se uzi gusoma no kwandika. Iki ngiki nacyo ni amahirwe ari ku rwego rwo hejuru. Hari amagana menshi yifuza kumenya gusoma no kwandika ndetse byaranabarenze no gusubira ku ishuri bitagishoboka, ariko ubu wewe uyu munsi ukaba uri kugenda wogoga mu ikoranabuhanga kubera ko uzi gusoma no kwandika. Gusoma ni ikintu cy'ingenzi kandi no kwandika ni ikintu cy'ingenzi. Kuba ubizi ni ibintu by'amahirwe. Nawe tekereza, hari igihe umuntu ushobora kuba afite nka telefone, ariko igihe ashaka guhamagara umuntu akabanza akiruka akabwira umuntu ati manza undeberemo izina runaka urinshyirire muri bip ubundi ndihamagare. Rero kuba wowe ubasha kubyikorera cyangwa se hagira nk'agaserivisi runaka kagusaba kwandika no gusoma ukakikorera, uri umunyamahirwe cyane muri ubu buzima. Ikintu cya gatandatu nawe kigaragaza rwose ko ufite amahirwe ni uko ufite amahirwe yo gutekereza cyangwa se kubaho ejo hazaza, cyangwa se ugategura ibyiza by'ejo hazaza. Kuba wifuza gutegura ejo hazaza cyangwa se ukavuga uti ejo hazaza bikwiye kuzamera gutya, kuba ufite icyo gitekerezo ubwabyo uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe kandi ufite ibintu bihambaye byagufasha muri ubu buzima. Niyo mpamvu ko kuba wicara ukongera ukitekerezaho cyangwa se ugatekereza uti ejo nzamera nte, ayo ni amahirwe adasanzwe udakwiye gupfusha ubusa. Ikintu cya karindwi rero kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite akazi cyangwa se ubuhanga bwagufasha kubona amafaranga. Aha ngaha rero hagaragaza neza yuko kugira akazi akari ko kose, ushobora kuba uri umuhinzi, ushobora kuba uri umukozi wa leta cyangwa se uri uwikorera. Ibi ngibi ubwabyo bihita bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe, kuko hariho abantu benshi b'abashomeri badafite icyo babasha gukora muri ubu buzima, kandi nyamara wenda mwaravukiye mwese amezi 9, bityo ugasanga inzara yaramwishe cyangwa se ugasanga nawe aba mu bujura ndetse no mu kugira nabi. Ariko wowe kuba ufite akazi rwose
ni ikigaragaza ko uri umunyamahirwe kandi ko ibi ngibi bizajya bigenda biguteza intambwe. Ikintu cya munani rero kigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite amahoro. Ni igihe ufite amahoro yo mu mutwe, niyo waba ufite ibibazo ahangaha ntugira umuryango cyangwa se ntubigira intambara. Ubwo rero bigaragara neza yuko igihe icyo ari cyo cyose ufite amahoro yo mu mutwe, wanagira n'ibibazo ukagira uko ubyitwaramo, bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe kandi ko bizakugirira umumaro. Ikintu cya cyenda kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni uko ushobora kubaho kandi udahungabanywa n'intambara cyangwa se ibihe bikomeye. Ahangaha rero bigaragaza neza yuko rwose ahangaha bigaragaza neza yuko uba uri umuntu ushobora gufata ibyemezo kabone n'ubwo ibihe byaba bikomeye, ariko wowe ugahagarara gitwari kandi ukagaragaza gukomera no kugira umutima wihangana. Ikintu cya cumi kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga nka telefone cyangwa se interinete. Ahangaha rwose uba uri umunyamahirwe kuko hari abantu benshi amagana n'amagana batabasha kugera kuri interineti cyangwa kuri telefone, ariko yo kuba ubigeraho ukumva nk'iki kiganiro cyangwa se ukumva n'ibindi biganiro, uri umunyamahirwe ku rwego rwo hejuru. Ikintu cya cumi na kimwe kigaragaza ko rwose ko uri umunyamahirwe ni uko ufite amahitamo kandi ushobora guhitamo icyiza n'ikibi. Rwose uri umunyamahirwe. Ubwo byumvikane ngo ufite ubwenge buhitamo, ufite gutekereza, kuba wamenya ngo kino ni kibi cyangwa kiriya ni icyiza. Ibi ngibi nabyo ni uko ufite amahirwe muri ubu buzima. Byumvikane neza yuko ushobora gukora ibihambaye kuko uzi amahitamo meza n'amabi. Ikintu cya cumi na kabiri kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni uko uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byawe. Hari igihe umuntu aba ari aho ariko abantu bakaba batamuha uburenganzira ngo agire icyo abatangariza, ariko kugira ngo weho bagutege amatwi kandi ibitekerezo byawe bitange mu bwisanzure, ni ikigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe kandi ko abantu bakeneye kumva ibyo ubabwira. Ikintu cya cumi na gatatu kigaragaza ko ufite amahirwe muri ubu buzima ni uko ufite abantu baguseka cyangwa se ugasekana n'abandi. Ni ukuvuga ngo ahangaha abantu bashobora kugusetsa cyangwa se nawe ugasetsa abandi. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose abantu baguseka cyangwa se nawe ugaseka abandi, bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe muri ubu buzima. Burya icyo ukorera abantu nabo bakakigukorera, uko byagenda kose uba uri umunyamahirwe. Ikintu cya cumi na kane kigaragaza ko ufite amahirwe muri ubu buzima ni igihe ufite ikintu kigushimisha mu buzima, urugero nk'impano cyangwa se nk'inzozi runaka zishobora kuba zigushimisha. Ibyo ngibyo bigaragaza rwose ko ufite amahirwe muri ubu buzima, kandi kuba ufite iyo ntumbero ubwayo bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe. Ikintu cya cumi na gatanu kigaragaza ko ufite amahirwe muri ubu buzima ni igihe ufite ibyo wanyuzemo maze bikagufasha gukura ndetse no kuba umuntu mwiza kurushaho. Ahangaha rero rwose uba ufite amahirwe kabone n'ubwo waba waranyuze mu bihe bibi, ariko ibyo bihe bibi bikaba byaragufashije bikakubashisha kunyura muri ibyo bihe kandi ukabirushaho kubinyuramo neza. Ibi ngibi bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe. Ikintu cya cumi na gatandatu kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite umutima wihangana mu bihe bikomeye. Ahangaha rwose kuba ufite umutima wihangana mu bihe bikomeye bigaragaza ko uri umunyamahirwe uri ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu udakwiye kubikerensa. Ikintu cya cumi na karindwi kigaragaza ko ufite amahirwe cyangwa se uri umunyamahirwe ni ukuba ufite ubushobozi bwo gukunda ndetse no gukundwa. Ibi ngibi nabyo ni amahirwe, ni umugisha. Hariho abantu batagira impano yo gukunda cyangwa se ngo bagire impano yo gukundwa, bakibera aho ngaho bameze nk'inyeshyamba, ariko wowe kuba ubasha kugira uwo ukunda kandi nawe akagukunda, rwose uba ufite amahirwe. Icyo ngicyo nacyo uzajye ukizirikana. Ikintu cya cumi n'umunani kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni ukuba ufite ibyo wigeze kwifuza kandi ubu ngubu ukaba ubifite nubwo bidasumba inzozi zawe. Ibi ngibi rwose uri umunyamahirwe. Urugero, ushobora kuba warifuje kugira inzu, uyu munsi ukaba uyifite kabone n'ubwo itagushimishije, ariko byibuze wabashije kuyigeraho. Ushobora kuba warifuje kugira ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, ubu ngubu ukaba ugifite, ariko nubwo kitagushimishije ukaba warabashije kukigeraho. Kandi ushobora kuba warize amashuri runaka nubwo utize ayo wifuzaga, ariko byibuze wabashije kugira ayo ugeramo. Rero bigaragaza rwose ko ufite amahirwe kuko hari ibintu uba waragezeho muri ubu buzima. Ikintu cya cumi n'icyenda kigaragaza ko uri umunyamahirwe ni uko ufite ukwizera ko ejo hazashobora kuba heza ndetse kurusha uyu munsi. Ni ukuvuga ngo kugira icyizere cy'ejo hazaza bigaragaza neza ko ufite amahirwe, kuko umuntu iyo yatakaje icyizere cy'ejo hazaza biza kurangira nawe abuze epfo na ruguru. Ikintu cya makumyabiri kigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe
ni uko ufite impinduka nziza umaze kugeraho mu buzima bwawe n'aho umaze kuva. Ibi ngibi rwose bigaragaza ko uri umunyamahirwe uri ku rwego rwo hejuru kandi ku rwego ruhambaye. Niyo mpamvu udakwiye kwipfobya uvuga ngo Imana yaguhoye iki, ahubwo ibi ngibi bigaragaza rwose ko uri umunyamahirwe. Mbese uri umunyamahirwe? Twandikire muri comment uvuga uti rwose ndi umunyamahirwe. Imana ikomeze kuguha umugisha kandi ikomeze kugushyigikira, ikomeze kuguha kwihangana kabone n'ubwo waba uri mu ntambara zikomeye, ahubwo uharanire kuba umunyamahirwe kandi urusheho kumva neza yuko Imana itagutereranye, ahubwo hari amahirwe yaguhaye, uramutse ubyitayeho ushobora kuyabona. Rero kuri Justin kuri mikoro ni Justin niyo nsaba, kandi cano ni amahumbezi nk'ibisanzwe. Ushobora kutwandikira muri comments, ushobora kurayikinga kino kiganiro, ushobora kugisharinga ku nshuti zawe, kandi ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera niba uri mushyashya. Mukomeze mugire amahoro, video naho ubutaha.